ijambo ry'umunsi, gukurikiza gahunda y'Imana. Soma mu gice cya 11 umurongo wa 33 kugeza kwa 36. Benshi muri twe dushimishwa no kugenzura gahunda zacu kandi tugacika intege mu gihe ibintu bitajyanye na gahunda z'uko twabipanze. Nyamara ariko niba dushaka rwose kugendera hagati y'ubushake bwuzuye bw'Imana, tugomba kwitegura gufatanya n'igihe cyayo. Reba uko usenga kubyerekeranye n'ubuzima bwawe. Mu gihe utabizi, ushobora gusaba yuko Imana ikurikiza gahunda wubatse ukurikije ubwenge bwawe bukeya bw'abantu. Nyamara ariko niba twizera Imana tukizera yuko ivuga yuko ari nako ari, ni gute dushobora kwiyegurira inzira ye kandi bikatugirira akamaro? Tekereza ku mico yidasanzwe. Tekereza ku bumenyi bwose bw'Imana. Bitandukanye natwe, umwami afite ubumenyi bwuzuye ku byerekeranye n'isi yacu ndetse n'ibisobanuro by'ubuzima bwa buri muntu. Azi ibyahise, ibizaza ndetse n'ibizaza. Imana kandi ifite ubwenge bwuzuye. Imana isobanukirwa n'impamvu zose z'umuntu, mu gihe nta n'umwe muri twe ushobora kumenya neza imigambi y'abantu. Duhitamo dushingiye ku makuru y'igice, mu gihe Imana yo ifite ubwenge bwo gufata ingamba zishingiye ku kuri. Imana igira urukundo rutagira icyo rushingiraho. Umuremyi wacu ahora ashishikajwe n'urukundo kandi ahora afite ibitekerezo byiza muri gahunda ze. Mu gihe cyose rero tutizeye umutima we, uko tumubona rwose bizatugora mu bitekerezo byacu. Imana irahagije cyane. Mu gihe gikwiriye Imana izaduha ibyo dukeneye byose kugira ngo dusoze umugambi wayo. Imana kandi inadufasha kugandukira ingengabihe, bikabisaba kwizera ndetse n'ubutwari. Izere ibyiza by'umutima we ndetse n'imigambi y'imbere yawe, hanyuma uhitemo gutegereza kugeza igihe azatanga ikimenyetso cyo gutera imbere. Nurangiza uku gukurikiza gahunda ye, uzabona umunezero wo kumureba akora ibintu byose mu bihe bye, kandi nawe uzabona yuko rwose ari byo byiza. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NIBA_Bible_Institute.com, cyangwa ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.